abadukurikiye kuri IM12 TV muraza kwihangana ikirere ntago kimeze neza, network zabaye mbi, ntago amashusho arimo kubagira hameze neza, ariko nibikunda ijambo muzongera muri kurikirane nta kibazo turaza kurishyiraho hanyuma. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 3 umurongo wa 8 hanyuma dukomeze. Biravuga ngo nzi imirimo yawe, birashyize imbere yawe urugi rukinguye kandi ntawubasha kurukinga, kuko ufite imbaraga nke nyamara ukitondera ijambo ryanjye ntiwihakane izina ryanjye. Dore nguhaye bamwe mu isinagogi ya Satani biyita abayuda nyamara atari bo ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bakwikubite imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze, kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye. Nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi. Ndaza vuba, komeza ibyo ufite, atagira ugutwara ikamba ryawe. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Reka dushimire Imana kubw'ijambo. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimye kubwira ijambo, reka uriherekeje abaryumva bose nabo rigeraho ribagirira umumaro. Imbaraga zawe n'ikiganza cyawe, kuko kwawe no kwera kwawe bigere kuri buri wese Mwami muri kano kanya. Uyu mugoroba ukoresha ijambo rya Mwami kugira ngo ukize imitima y'ubwoko bwawe kandi uhumurize abana bawe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Haleluya. Ijambo ry'Imana dusomye kuri uyu mugoroba riravuze ngo nshyize urugi rukinguye imbere yawe kandi ntawubasha kurukinga. Haleluya. Nshyize urugi rukinguye imbere yawe kandi ntawubasha kurukinga. Uyu niwo mutwe w'ijambo tuganira kuri uyu mugoroba. Uvuga ngo Imana ishyize urugi rukinguye imbere yawe. Imana ikinguye umuryango mu buzima bwawe, kandi uyu muryango Imana ikinguye nta muntu n'umwe ubasha kuwukinga. Imana iravuze ngo kuko ufite intege nke ariko ukitondera ijambo ryanjye. Haleluya. Ntabwo Imana ikinguye umuryango kubw'imbaraga nyinshi ufite, kubw'ibitangaza bikomeye ukora, kubwo gukiranuka kurenze kuri mu buzima bwawe, ahubwo biravuze ngo kubwo kwihangana. Haleluya. Ngo hari ibintu bibiri: ufite intege nke ariko ukitondera ijambo ryanjye, hanyuma icya kabiri urihangana. Kubw'umutima wawe wo kwihangana, kubwo kwihanganira amarushwa, kubwo kwihanganira ibigeragezo, kubwo kwihanganira intambara uhura nazo, kubwo kwihanganira abakurwanya, kubwo kwihanganira ibitutsi utukwa ijoro n'amanywa, kubwo kwihanganira inzara ufite mu buzima bwawe, ngo kuko wihangana ntiwihakane izina ry'Uwiteka, kuko wihangana ntiwihakane agakiza, ntiwihakane umwuka wera, ntiwihakane Imana. Kubw'izo mpamvu ijambo ry'Imana riravuze ngo shyize imbere yawe urugi rukinguye. Nkinguye umuryango mu buzima bwawe, kandi uyu muryango nta muntu n'umwe ubasha kuwukinga. Haleluya. Uyu mugoroba ndinginga Imana kugira ngo igukingurire umuryango, kugira ngo igukingurire inzugi, kugira ngo hagire umuryango ukingurwa mu buzima bwawe,
uwo umwana w'umuntu adafite ubushobozi bwo gufunga. Muri iyi si iyo ubonye amahirwe abanzi benshi barahaguruka. Iyo hari ikintu kidasanzwe kibaye mu buzima bwawe abanzi barahaguruka. Iyo uteye intambwe ukigira imbere abahagurukira kugusunika, kugusubiza inyuma, kukurwanya ni benshi. Abahagurukira kunaniza ubuzima bwawe ni benshi. Iyo niyo si tubayemo, nibwo buzima turimo. Iteka iyo hari urugi rufungutse mu buzima bwawe abifuza kurufunga bari benshi. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuze ngo shyize urugi rukinguye imbere yawe kandi ntawe ubasha kurukinga. Nuko Imana izi neza yuko hari benshi bashaka gufunga uwo muryango. Imana yabizi neza ngo akantu kose ikoze mu buzima bwawe hari abazaguruka ukarwanya. Hari impamvu Imana yabwiye Abisirayeli ngo nimugera ku nkike za Yeriko mumenye ntimuzasakuze kandi ntimuzavuge. Muzikorere isanduku hanyuma mugende bucece muzenguruke Yeriko mu ibanga rikomeye, hanyuma mugaruke mwisubirire mu ngando mwicecekere. Kubera izihe mpamvu? Kuko bari bafite iminsi 7 yo kuzenguruka Yeriko. Rero ku munsi wa mbere urugendo ruracyari rurerure. Imbere haracyari hariya. Umunsi wa kabiri baracyafite iminsi 5 imbere ya. Urugendo ruracyari rurerure. Imana yari yashyize umuryango ufunguye wo kwinjira i Kanani no kwinjira i Yeriko ku munsi wa 7 kandi ku nshuro ya 7. Ariko ku munsi wa mbere nta rugi rukinguye rwari ruri imbere y'Abisirayeli. Ku munsi wa kabiri urugi rukinguye ntabwo rwari ruri ku Bisirayeli. Oh my God, Imana ifashe none mubyumve neza. Imana iravuga ngo muzazenguruka Yeriko iminsi 7 inshuro 7. Ariko iyo minsi yose urugi rukinguye rwo kwinjira Yeriko ndushyize imbere yanyu ku munsi wa 7 ku nshuro ya 7. Rero kuko indi minsi isigaye n'izindi nshuro nta rugi rukinguye ruri imbere y'ubuzima bwanyu, ruri imbere y'ibyo murimo mukora, please muceceke. Hallelujah. Barazenguruka umunsi wa mbere baraceceka. Abi Yeriko n'abandi ntibigeze bamenya ko Abisirayeli bahakandagiye. Bazengurutse silence. Ngira ngo naho bakandagizaga ibirenge basuraga inyuma bakahasiba. Bagaruka biruka bihuta basubira mu ngando zabo baraceceka. Abi Yeriko babo bari imbere batuje batazi birimo gukorwa. Kuko yabaza kumenya ibirimo kuba
baba barasohotse bakabasangana n'imiheto n'amacumu n'imyambi, bari kubatsinda, bari gutsinda Abisirayeli. Iyi niyo mpamvu ituma abakristo benshi dutsindwa kubera izihe mpamvu? Kuko tubona umuryango Imana itarawukingura, tugahita dutangira kubisakuza, ugatangira kubwira abantu bose, ugatangira kubwira inshuti zawe. Buriya rero hari ikintu cyenda kuba mu minsi mikeya, buriya umva bampamagaye bambwiye nze gukora interview y'akazi, kandi rwose ndabona yuko harimo amahirwe menshi kuko harimo n'umuntu urimo kubimfasha. Umuryango w'akazi nturafunguka, urimo urawureba imbere yawe nturakinguka, ariko watangiye gusakuza, watangiye kubwira abantu bose. Niki kiba muri icyo gihe? Urazi ikintu kibaho? Oh my Jesus. Abanzi babeka baguruka gutangira gukinga uwo muryango utarakinguka. Abanzi baguruka kukurwanya utaragera iyo ugera. Abanzi baguruka gufunga inzugi zawe utarakandagira ugomba gukandagira. Ariko Abisirayeli baragaruka baricecekera. Umunsi wa kabiri barazenguruka baricecekera. Umunsi wa gatatu barazenguruka baricecekera. Nuko byari bimeze. Iminsi itandatu irangiye, ku munsi wa karindwi baraza, barazenguruka inshuro ya mbere bucece, inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu, inshuro ya gatandatu bucece. Bazengurutse inshuro ya karindwi, bari bageze ku mwanya wa nyawo. Imana amaze gukingura umuryango imbere y'ubuzima bwabo wo kwinjira i Yeriko. Bavuze ikondera, bavuze amahembe, barasakuza. Bibiliya iravuga ngo ako kanya Yeriko irariduka. Imana yakinguye umuryango imbere y'ubuzima bwawe, Yeriko uko bingana kose irariduka, kuko isaha n'umunota wo gukingurwa k'umuryango mu buzima bwawe uba wageze. Ntacyo umwana w'umuntu yakora ngo awufunge. Ariko bari barubatse ibisika binini cyane, bari barubatse ibikuta binini bigera mu ijuru, barafungiranye kugira ngo Abisirayeli batazinjira. Ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo shyize urugi rukinguye imbere yawe kandi ntawe ubasha kurukinga. Imana yamaze gukingura umuryango wo kwinjira i Yeriko, wo kwinjira mu gihugu cy'amasezerano. Nta n'umwe uhari. Oh my Jesus. Nta n'umwe uhari wo gukingura umuryango. Bakivuze ikondera n'impanda gusa, Yeriko yose iridukira hasi. Biravuga ngo buri wese yinjirira imbere yiwe. Imana yakinguye umuryango mu buzima bwawe, nta kintu na kimwe cyaguhagarika. Imana yakinguye umuryango ku buzima bwa Esiteri wo guhinduka umwamikazi no kwinjira ibwami. Yari umwana w'imfubyi, yari umwana utarize neza amashuri kuko atarafite ubushobozi n'ububasha bwo kuyiga. Ntabwo yari afite imbaraga kuko amashuri y'ibwami arahenda. Amashuri yigamo abategetsi b'ibwami, imiryango y'ibwami arahenda. Rero nk'umwana w'imfubyi, noneho hejuru y'ubupfubyi uri mu gihugu cy'abandi, uri mu mahanga, w'umunyagano, batwaye ari imbohe. Ntabwo byari byoroshye kugira ngo ashobore kugira imbaraga zo kwinjira ibwami.
ariko kuko Imana yakiguye umuryango, ntabwo ireba amashuri, ntabwo ireba igihagararo, ntabwo ireba umuryango uturukamo, ntabwo ireba training wahawe, ntabwo ireba abo muziranye. Nyirarume wamureze yari umuzamu ku irembo, yakoraga akazi kari cheap, yakoraga akazi ka security. Iyo ngiye ku muryango akingurira imodoka zinjira, agakinga izisose zigiye, nako kazi yakoraga. Amafaranga yari afite ntabwo ari menshi cyane. Muraza amafaranga y'umuzamu ni make bishoboka. Ukurikije ubuzima bwa Esiteri, ugakurikiza revo y'imibereho yiwe, uko yakuze atagira umubyeyi n'umwe, uko yabayeho, igihugu yari arimo, ntabwo byashobokaga ko ashobora guhinduka umwamikazi, ntabwo byashobokaga ko ashobora gutsindira iriya ntebe. Ariko y'Imana yakinguye, y'Imana yakinguye umuryango. Oh my Jesus. Y'Imana yakinguye urugi, nta muntu n'umwe ushobora kurukinga. Imana imaze gukingurira Esiteri, mu gitondo umwami yahisemo umuntu atazi. Ubundi ntibibaho ko umwami arongora umugore utazwi yaturuka, atazwi aho yaciye, atazwi umuryango wiwe, atazwi. Ariko umwami yarongoye umugore bamarana nawe imyaka 5 atazi ko ari umuyuda, bamarana nawe imyaka 5 atazi yuko Isa ari Morodekayi wicaye ku irembo umuzamu. Kuko Imana yakinguye umuryango, maneko zose zibwa, amakuru yose zakusanije kuri Esiteri ntawe yarahuriye n'imibereho n'ubuzima bwa Esiteri. Kuko bategezwaga gukora iperereza ryose ryimbitse kugiye kuba umwamikazi, kugira ngo ejo n'ejo bundi atazaca umwami igihanga baryamye ari umwanzi waje mu gihugu. Ubundi ntabwo byashobokaga ko Esiteri aba umwamikazi. Kubera iki? Abayuda bari abanzi b'ubutegetsi. Kubera iki? Kuko ubu butegetsi bwari buriho ubwabubanjirije nibwo bwagiye Yerusalemu busenya Yerusalemu burabanyaga. Wasanga n'ubupfubyi bwa Esiteri bwarabaye kubera ubwicanyi bw'ubwami bw'i Babuloni. Rero gufata umuntu wanyaze ukamuzana ukamugeza mu gihugu cyawe, ukamuhindura umucakara, hejuru y'ibyo ngibyo warangiza ukamuzana ngo umugize umugore ukamushyira mu gitanda ukamujyana iruhande ugasinzira, ni ukwiheba ubundi. So rero aya makuru yaza kumenyekana mbere y'igihe, ntabwo byari gushoboka yuko bemerera Esiteri kuba umwamikazi. Ntabwo bari kubyemera habe na gato. Bari kuvuga ngo ibi ngibi ntibishoboka kubera yuko azihorera ku Bayuda narangiza yica umwana. Ibyo rero byatumye Imana igenda ifata inzego zose z'ubutasi bwari buriho, Imana izihisha amakuru yose arebana n'ubuzima bwa Esiteri. Imagine kugeza ubukwe butaha ntibone se w'umwana, ntibone nyina w'umwana, ntibigutere n'ikibazo. Umwami arongora umugore atabona murumuna we, atabona nyina, atabona se, nta muntu n'umwe mu muryango areba. Kuko mu muryango Esiteri yari afite ni Morodekayi, kandi umunsi w'ubukwe Morodekayi yari yicaye ku irembo. Sinzi umuntu wari wicaye mu kibanza cya se wa Esiteri cyangwa mu kibanza cya nyina wa Esiteri. Ntabwo ari umuyuda wagombaga kuhicara, kuko uwo nawe yagombaga guhita agaragaza identity ya Esiteri. Kugeza ku munsi Esiteri we yahamagaye umwami akamubwira ngo burya ndi umuyuda,
umwami yari amaze imyaka irenga 5, 6, 7 atazubana nawe mu nzu wariwe. Ubu nibwo busobanuro bivuga ngo shyize urugi rukinguye imbere yawe ntawubasha kurukinga. Imana yagukinguriye umuryango ntawubasha kuwukinga. Nubwo ufite amakuru yatuma rukingwa, ayo makuru Imana iragenda ikayahisha, nta n'umwe uzigera uyamenya, nta n'umwe uzigera uyabona. Nubwo ufite ibyagufungisha, ntabwo Imana ituma bigaragara. Nubwo ufite ibyatuma wirukanwa mu kazi, ntabwo Imana ituma bigaragara. Nubwo ufite ibyatuma useba, ntabwo Imana ituma bigaragara, kuko yashyize urugi rukinguye imbere y'ubuzima bwawe. Abantu Imana yakinguriye imiryango irabafata ikabakavaringa, ikabahisha, ikabatwikira, bakaba muri presence y'Imana, bakagenda muri presence y'Imana, bakajyana muri presence y'Imana, ku buryo nta muntu n'umwe uwo ari we wese ushobora kumenya ibyerekeranye n'ubuzima bwawe. Nugerageje kukwibeshyaho no kukwibazaho, Imana iti isiba ibyo bitekerezo mu bwonko bwiwe. Haleluya. Imana ishobora kuguha akazi, ikagukingurira imiryango y'akazi, ikakwinjiza mu kazi. Oh my Jesus. Ikakwinjiza mu kazi kagomba gukorwa n'umuntu ufite PhD, warangije doctora, wowe wararangije segonderi gusa, ukagenda ukicara muri uwo mwanya ugasinya amadosiye, ugahembwa umushahara abantu barangije PhD, ukajyana nabo mu nama, ukajyana mu mamisiyo, ugafatana n'ibyemezo. Bakureba bakagira ngo nawe warangije muri Harvard, bakagira ngo nawe wize Oxford, kandi nyamara warangije segonderi muri karitsiye aho wavukiye. Ariko kuko Imana yashyize urugi rukinguye imbere yawe, ukicara mu mwanya utemerewe kwicaramo, kuko Imana yakinguye umuryango mu buzima bwawe. Nugerageza kwinjira ahantu ukabona birananiranye, uzamenye ko Imana itakinguye. Ariko reka nkubwire ngo Imana yashyize urugi rufunguye imbere yawe. Nyuma y'igihe Imana yaramaze kuvuga, tumva genda wicare muri kariya kazi, urongore, ubyare, ukore ubukwe, wubake akazi ko kubamo, ubone igishoro, ukurane n'abanyu mu tubazo runaka, hanyuma nibirangira uzagenda ukomeza ubundi buzima. Wamara kugakora imyaka 15, ibintu byose Imana yari igambiriye gunda mu buzima bwawe byose byararangiye. Mu gitondo bakaza bakavuga ngo umva, ngo ngera uzane diplome yawe turebe. Bari uzamuka ku mapromosiyo buri munsi wo kuzamura batakwaje diplome. Nyuma y'imyaka 15 ati burya rero mwese muzana amadigiri yanyu turebe. Bajya kujya kakwana usisuruye akayimanite ko muri karitsiye yahuze ku kigo kitanazwe, ukakabazanira kadafite n'amanota ashamaje kari aho ngaho tu. Kakureba wageze hano gute, wazamutse kuri uyu mwanya gute? Imana yakinguye ntawe ushobora gukinga. Uko niko Imana ikora. Hari abantu benshi bafite amadiplome, bavuga icyongereza neza, bavuga igifaransa neza, baturuka mu miryango ikomeye, ariko byananiranye ko bashobora kubona akazi kazima. Aho ugasanga undi kuri 6 ya segonderi akora muri Nations Unies, akora muri UN, ahora mu ndege yishyurirwa ijoro n'amanywa, igitondo n'umugoroba, ahamagarwa za New York ku cyicaro gikuru cya UN, akicara mu nama y'umuryango w'abibumbye, bakavuga nawe akazajya avuga, nawe agatera ukuboko, agatanga ibitekerezo bikemerwa. Abandi bafite za PhD, barize mu Faransa, barize mu Bwongereza, barize muri Amerika, bicaye aho ngaho basaba utuzi, bakora utuzi twa feke
uko niko Imana ikingura urugi. Uyu mugoroba ndinginga Imana ngo idukingurire imiryango iyo umwana w'umuntu adashobora gukinga. Imana irebe kwihangana kwawe, Imana irebe kwitondera ijambo ry'Imana kwawe, igukingurira umuryango. Kuko yabivuze ngo si uko ufite imbaraga nyinshi, ahubwo nuko witondera ijambo ryanjye. Si uko ufite imbaraga nyinshi, ahubwo nuko utanyihakanye. Haleluya. Ijambo ry'Imana kumenya ngo nzakurinda igihe cyo kugeragezwa kigiye kuza mu bihugu byose byo ku isi. Imana yagukinguriye umuryango, igushyiraho n'uburinzi. Hari uburinzi bw'Imana. Uyu mugoroba Imana imanuye hejuru y'ubuzima bwacu. Ntabwo igukingurira umuryango ngo hanyuma numara kwinjira uhure n'ibibazo bitangire bikutare hejuru, bikuzunguze, ubure epfo na ruguru. Oya, Imana yakinguye igushyiraho n'uburinzi. Imana igukinguriye urugo, iguha uburinzi muri ubwo rugo. Imana igukinguriye umuryango wa visa, iguha uburinzi mu gihugu ikoherejemo. Imana igukingura umuryango w'akazi, iguha uburinzi muri ako kazi. Shyize urugi rukinguye imbere yawe kandi ntawe ubasha kurukinga. Uyu mugoroba Imana igukingurira imiryango, Imana igukingurira umuryango w'ishuri. Wigurangize mu izina rya Yesu. Hari benshi bacikije amashuri kubera babuze amafaranga, kubera bananiwe, kubera byinshi cyane, kubera izibarondora zo mu miryango iwabo zidashaka kubiga ngo barangize, kubera byinshi, kubera systeme zigoranye. Ariko Imana iravuze ngo shyize urugi rukinguye imbere yawe. Uyu mugoroba Imana igukingura umuryango wo kwiga. Wowe warugeze hano ubona ko uhagaze birangiye, Imana igukingura uwo muryango. Imana igukingura umuryango wa mariage. Wararambagijwe barakubenga, warateguye ubukwe burapfa, warasohoye invitation birayoyoka, uraho nta nujya kubaza n'izina. Ariko uyu mugoroba Imana avuze ngo shyize urugi rukinguye imbere yawe, ntabasha kurukinga. Uyu muryango Imana iwukingure mu buzima bwawe. Imana igukingura umuryango w'urubyaro, ubyara abahungu n'abakobwa. Hari abantu bazinze, baziritse, bagiye kuzingira mu misozi iyo ngiyo, bagiye kuzirika, bafashe ubuzima bwabo barabuzingazinga, barabuhamba mu marimbi, ubundi babutera munsi y'ibiti, ubundi babujugunya mu myonga, amazi atembana nabwo. Baravuze ngo ntuzigere ubyara, baravuze ngo ntuzigere urongora, baravuze ngo ntuzigere urongorwa. Barakuziritse, ntuzigere ucuruza, ntuzigere ukora, amaboko yawe araboshye, araziritse. Bafunze imiryango yawe yose, baradanangiye, baragenda barahamba. Nawe ibyo ugerageje byose biranga. Ariko uyu mugoroba ijambo ry'Imana, igitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 3:8 bihinduka ubuhanuzi ku buzima bwawe. Ujye ubyuka mu gitondo urisome, nurangiza urisubiremo, nurangiza uryature, uvuge ngo Mana ukize urugi rukinguye imbere y'ubuzima bwanjye kandi ntaho ubasha kurukinga. Nuhaguruka ugiye gusaba akazi, usome Ibyahishuwe 3:8, ukize urugi rukinguye mu buzima bwanjye kandi ntaho ubasha kurukinga. Nuhaguruka ugiye kurambagiza, watura ijambo Ibyahishuwe 3:8, Mana ukize urugi rukinguye mu buzima bwanjye kandi ntaho ubasha kurukinga. Nuhaguruka ugiye gutangira business, usenga ubwira Imana ngo Mana ukize urugi rukinguye mu buzima bwanjye kandi ntaho ubasha kurukinga. Unkinguriye umuryango wa business, ntaho ubasha kuyikinga. Unkinguriye umuryango, nujya gushaka ibyangombwa byo kujya hanze, ugiye muri ambasade, ugiye n'ahandi, ugiye gushaka ibya visa n'ibindi, ugenda uvuga ijambo ngo ukize urugi rukinguye mu buzima bwanjye, ntaho ubasha kurukinga. Kuko wankinguriye imiryango ya visa, ntaho ubasha kuyikinga. Wankinguriye umuryango w'urubyaro, ntaho ubasha kuwukinga. Wankinguriye imiryango ya mariage, ntaho ubasha kuyikinga. Wankinguriye
wanyunguriye imiryango yo kuyobora, ntawubasha kuwukinga. Wanyunguriye umuryango wo kugukorera, ntawubasha kuwukinga. Wakinguye umuryango mu buzima bwanjye, ntawubasha kuwukinga. Haleluya. Turi mu bihe aho tugomba gufata ijambo tukarikura muri Bibiliya, tukarikura mu kirere, tukarishyira mu buzima bwacu, tukajya turukoreye, tukarihagararamo, tukarigenderamo. Haleluya. Byuka wature, byuka uhanure. Intambwe ya mbere, ukuye amaguru yo ku buriri, umanuye hasi, hita watura ijambo. Mana, ushyize umuryango ukinguye imbere y'ubuzima bwanjye, ntawubasha kuwukinga. Uyu munsi ndavuze ngo abarozi, abapfumu, abaeliminati, abafurimasoni, myuka y'abarangi, myuka y'abapfumu, myuka y'akarande, myuka y'abazimu, myuka munsi y'inyanja, myuka mu kirere, iyo mu misozi, iyo mu bibaya, mwese ndabaha itangazo uyu munsi. Imana yashyize urugi rukinguye imbere yanjye, nta n'umwe ubasha kurukinga. Abanzi banjye bose bangambanira, bandoga, bamvuma, banyaturaho amagambo mabi, Imana ishyize urugi rukinguye mu buzima bwanjye, ntawe ubasha kurukinga. Iri ni itangazo ndaritangaza mu isi y'umwuka no mu isi y'umubiri. Imana yakinguye, Imana yafunguye umuryango, Imana yashyizeho inzira, ntawe ubasha kuyikinga. Mandaraba shekeremo sekeremo sai. Fata ijambo urihagararemo, uryature. Satani araza asanga Yesu aho yari yivira mu masengesho, amubwira burya urashonje kandi nzi ko ufite imbaraga n'ubushobozi, ubu rwose kano ino buye warihindura nk'umugati ukawurya. Amubwira ngo byanditswe ngo. Haleluya. Ntabwo umuntu atungwa n'ibyo kurya gusa, ntabwo umuntu atungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa na buri jambo rituruka mu kanwa k'Uwiteka. Haleluya. Satani yongera avuga ngo noneho biranditswe ngo azagutegekera amarayika bakuramire, ngaho simbuka baragusama. Arangije amubwira ngo biranditswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Haleluya. Yesu yibutsa Satani ko ari munsi y'ibambwe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Imenya ko ndi Imana yawe, ibuka urwego urimo, ibuka revu urimo, uri munsi yanjye, ntugapime kungerageza kuko ndi Uwiteka Imana yawe. Mandere bose keremosai. Inshuro nyinshi ariko Satani akwibeshyaho, ariko iyo uhagaze mu ijambo ujya umwibutsa uwo uriwe, kuko hari igihaza akagutega umutego. Ariko ujya ugamubwire ngo Satani, menya ko waciriweho iteka, utegereje umuriro utazima, ntabwo ufite ububasha n'ubushobozi hejuru y'ubuzima bwanjye. Naracunguwe, ndi umwana w'ubugingo, ntegereje guhindurwa, kuko niyerekanwa uko azasa niko nzasa. Ariko wowe Gehino niragutegereje, ntuntere ubwoba. Abarozi ntibakabakange, abapfumu ntibakabakange, kuko bategereje Gehinomu, bategereje umuriro utazima, ibihembo byabo ni ikuzimu. Ariko wowe uri umwana w'Imana isumba byose, utegereje gucungurwa, utegereje ubugingo buhoraho, utegereje guhindurwa, kuko niyerekanwa uko azasa niko tuzasa. Ibyo wabimenye, usubiza abakwanga, usubiza abarozi, usubiza abapfumu, nk'uko Yesu yashubije Satani ati menya aho ubarizwa. Haleluya. Igisubizo cya Yesu cyabwiraga Satani ngo menya urwego uriho, umenye n'urwego ndiho. Menya ko tutari mu nzego zimwe. Rero ntukagerageze umuntu utari mu rwego rwawe, ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Erega Yesu ni Imana ya Satani. Ntabwo mwari mubizi se? Satani ni ikiremwa.
ariko Yesu ni umuremyi kandi biravuga ngo mbere mbere hariho ijambo ngo mu byaremwe byose nta kimwe kitaremwe nawe kandi mu byaremwe na Satani yararemwe. niyo mpamvu Yesu yamubwiraga rero ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe, ndi Imana yawe, ndi umuremyi wawe, narakubumbye narakuremye. Why ko muza kungerageza wowe n'urwego uriho? nijye wakubumbye, nijye wakugize icyo icyo. So rero menya aho ukinira, menya aho ugarukira, menya urwego rwawe aho ruri. Haleluya. ibyo wabimenye ubwira abapfumu n'abarozi ngo mumenye urwego rwanyu aho ruri, mumenye aho mukinira, mumenye aho mugarukira, mumenye inzira zanyu. Haleluya. mumenye inzira zanyu, mumenye urwego rwanyu, mumenye aho mukorera, kuko Imana yanjye yashyize urugi rufunguye mu buzima bwanjye, nta n'umwe ubasha kurukinga. ab'umurozi, ab'umupfumu, abadayimoni, ab'ikuzimu, abo mu kirere, abo mu mazi, abo ku butaka, nta n'umwe ubasha kurukinga. Haleluya. shyize urugi rukinguye imbere yawe, nta n'umwe ubasha kurukinga. tugiye gusenga Imana uyu mugoroba. Imana igushyirira umuryango ufunguye mu buzima bwawe. Imana igukingurira imiryango, Imana igukingurira urugi. hari imiryango myinshi wanyuzemo irifunga, ukijya gutambuka imiryango irikinga, abo mwari kumwe b'imbere barinjira, usigara ku muryango. hari niyo winjiyemo bagusubiza inyuma barakinga. navuze ngo ab'i Yeriko ntibashakuje ku munsi wa mbere kuko bari bazi ko ab'i Yeriko bashobora gufunga uwo muryango. inshuro nyinshi hari utugira ngo twinshi tuza mu buzima tugahita dusakuza. iyo dushakuje abanzi bacu babona imbaraga n'ubushobozi bwo gufunga iyo miryango. ariko iyo ushoboye guceceka kugeza Imana imaze gukingura urugi, kuko dusakuza turureba hakurya tutararugeraho, nicyo kitwica. dusakuza tubonye umuryango uriya ariko tutarawinjiramo. dusakuza Imana ikikubwira ngo gukingura cyangwa ikweretse ibimenyetso, agacu kuko umuryango wakingutse, tutangira gusakuza no kubwira abantu, tutangira kuvuza amakondera igihe kitaragera. kubera ayo makosa menshi twikoreye, imiryango myinshi mu buzima bwacu yafunzwe tuyireba imbere, habura intambwe imwe ngo tuyinjiremo, habura gato gusa ngo twinjire mu muryango ugahita wifunga ko twarashakuje. Imana ikikwereka sinyari. hari ukuntu iyi modoka iri mu nzira, igeze ahantu yenda gukatira, ishyiramo ikinyoteri cyo kwerekana yuko iri bukatire iburyo cyangwa iri bukatire ibumoso. so rero mu buzima hari igihe haza turiya dutara twa danje tw'ikinyoteri tukwereka akayira ugiye gucamo. ako kanya ugahita utangira gusakuza no kubwira abahisi n'abagenzi, buriya rero ngiye muri Amerika, buriya ngiye muri Canada, buriya nabonye akazi, buriya nabonye fiance, buriya ndimo ndategura ubukwe, bitaragira naho bigera, uwo muryango utarangiza gukinguka, abanzi bagahita baza bakawu closing. uyu mugoroba turimo dusenga, wibuke buri muryango wose warebaga imbere yawe ugafungwa utarawugeraho. uyu mugoroba uko imiryango yose wari ufite nk'amahirwe yakinzwe utayinjiyemo. uyu mugoroba wibuke aho abandi binjiye ugasigara inyuma, aho winjiye ugasohorwa, ubwira Imana ngo Mana mbabarira kuko narashakuje, nashakuje nkizenguruka, nashakuje nkiri ku munsi wa mbere. ubundi abahanga akora
akoma induru yamaze kwinjira, akoma induru umuryango wamaze gukinguka, avuza amakondera umuryango wamaze gukinguka, ariko ubona akamenyetso gato gusa ugatutangira kuvuga Imana itubabarire, Imana itugirire imbabazi. Ku miryango myinshi Imana ifite gahunda yo gufungura mu buzima bwacu, tukayifungira n'induru zacu n'akanwa kacu. Ariko uyu mugoroba Imana iguha amahirwe ya kabiri, igukingurira umuryango utazigera ufungwa n'umunsi wa rimwe. Imana igukingurira urugi aho nta muntu n'umwe uzabugiraho ubushobozi. Zamura ijwi ryawe usenge, zamura ijwi ryawe uhamagara Imana. Sinzi ahantu ushaka ko Imana igukingurira inzira, sinzi ahantu ushaka ko Imana igufungurira umuryango, ariko uyu mugoroba Imana igukingurire, iri joro Imana igufungurire uwo muryango mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Urwo rugi rukinguke, remosa karamando, urwo rugi rufunguka mu buzima bwawe, uwo muryango ukinguka mu buzima bwawe. Imana iwukingure hatazagira uwukinga. Nimba yakinguriye Esiteri, nawe iri joro yagukingurira. Yakinguriye ramasakaramasa Dawidi aganduka umwami, nawe yagukingurira umuryango. Yakinguriye Gideyoni agahaguruka agatabara Abisirayeli, nawe uyu mugoroba yagukingurira. Zamura ijwi ryawe dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, mu izina rikomeye, turasengera abakunda Imana bose, turasengera abo turi kumwe, turasengera abari ku mbuga, turasengera abari online, turasengera abantu bose bazakurikirana rino jambo. Mana, uyu mugoroba ndakwinginze ushyire urugi rukinguye mu buzima bwawe. Kinguriye imiryango mwana, kingurira urugi papa, kinguriye inzira mu izina rya Yesu. Joshua 3:8, shyize urugi rukinguye imbere yawe, ntubasha kurukinga. Ukingurire ubwoko bwawe, ntihagire n'umwe uzakingura umuryango. Abo bose mwami, imiryango y'urushako yafunzwe uyifungure, imiryango y'akazi yafunzwe uyifungure, imiryango ya bizinesi yafunzwe uyifungure, imiryango y'amashuri, imiryango y'urubyaro, imiryango y'ibyishimo n'umunezero, imiryango y'ingendo, imiryango y'amagara, imiryango y'ubuzima, imiryango y'igikundiro, imiryango ya promosiyo yakinzwe, uyu mugoroba ifunguke. Nitariho mwami uyireme, ufungurire amahirwe yose ubuzima bw'abana bawe. Ndagushimye kuko mva gusenga, ndagushimye kuko ukomeye, ndagushimye kuko abana bawe umugisha, ko bagira neza uyu mugoroba. Izina ryawe rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Imana ibahe umugisha, akoze kandi ko imbere y'Imana tuzasubire ku munsi w'ejo mu gitondo. Bye bye.